Ndabasuhuje cyane nizere ko mumeze neza. Iyi mining ndimo yitwa Sidra. Ku bantu bayizi yitwa Sidra Bank. Ino mining ikaba yaratangiye muri 2022 gutyo. Ndakeka ariho yatangiye nimba atari 2021. Iyi mining ya Sidra rero abantu barayikora, ariko ni mining itandukanye n'izindi mining kuko hari nka mining ukora ugasanga uko ufite abarifarizi benshi niko baguha coin nyinshi ku munsi, cyangwa se ugasanga batangiye batanga coin nkeya nako nyinshi, noneho nyuma bagiye batanga coin nkeya uko abantu bagenda bayijyamo. Iyi iratandukanye, nuko ngo iyi ni mining y'Abarabu. Yo rero itandukanye n'izindi mining kuko kuva yatangira kugeza uyu munsi coin batanga ni 2 ku munsi. Batanga coin 2 ku munsi, yaba ari umuntu wakoze KYC cyangwa se ari umuntu watumiye abantu cyangwa se n'utarabatumiye, uwo wese abona coin 2 ku munsi kuva yatangira kugeza uyu munsi. Bivuze ngo nta muntu ufite coin nyinshi cyane, yaba ari umuntu watumiye abantu niyo baba ari 1000 afite coin zingana nk'iz'abandi, nta muntu urusha undi. Sasa rero urabona ngewe ndi verified, nimba uri kureba aya mazina yanjye imbere yayo hariho akavi k'icyatsi kibisi. Hari abantu bajya bitiranya bakavuga ngo bari verified, ariko ntabwo ari uko nguko ureba kuri verified. Kureba kuri verified uzasanga imbere yawe hariho akazina, imbere y'izina ryawe hariho akavi, hazaba hariho akavi, uri kukabona k'icyatsi kibisi imbere y'izina ryanjye mazima. Sasa rero ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kuba verified. Noneho twe twabonye KYC kera twarayikoraga tugategereza ukwezi kumwe 2 bakatuverifiya. Hari n'umuntu nzi baverifiye mu cyumweru kimwe, ariko ubu noneho amakuru ahari ntabwo ino mining uri gukora KYC ngo bakuverifiye, ahubwo ukora KYC cyangwa se byakanga wowe ukajya ku cyicaro bakakuverifiya. Ushobora kwibaza ngo icyicaro kiri hehe rero? Ni ukuvuga ngo ba nyiri uyu mushinga babyeguriye abantu bo mu bihugu bitandukanye, ku buryo buri gihugu gifite ahantu baverifyinga umuntu uba waratsindiye isoko, cyangwa se company verifyinga abantu akabaverifiya. Ubu rero amakuru meza hari nuko abanyarwanda bakora ino mining bakaba batari verified. Njye nabaye verified ku buntu, niyo mpamvu njya mbabwira nti mining niza yijyemo bwa mbere ku ikubitiro. Dore njyewe nabaye verified ku buntu. None ubu ngubu kugira ngo ube verified urajya kuri icyo cyicaro, ugende wishyure 15,000. ni ukuvuga ngo umuntu verifiya ni ibyo 15,000 aca abantu. Hari amakuru avuga ko umuntu verifiya ari ku Muhima muri Kigali, ubwo abahazi. Ntabwo ndamenya ngo ni iyihe nyubako, ariko ayo ni amakuru y'ibanze mbahaye. Hari abantu bavuga ngo ngiye KYC yaranze, ngo nategereje KYC none yanze kuza. Ayo niyo makuru nshaka kubaha. Ujyayo, ubwo ugenda wowe ubwawe ukitwaza indangamuntu yawe cyangwa se ikindi kikuranga, ukahava KYC ibaye verified, ukishyura 15,000 by'amanyarwanda. Ni ukuvuga ngo muri za Nigeria hari aho usanga bishyura amadolari 10, 11, hari ahandi usanga bishyura amadolari 10. Ubwo rero byose n'ubundi ukubise wumva mu manyarwanda wasanga ariyo mpamvu wo mu Rwanda yavuze ati ni 15,000. Ubwo ujyayo akagufasha process zose mpaka ubaye verified. Niko ba nyiri umushinga babigennye, bavuze ko bo batazongera kuverifiya gukorera abantu KYC, ahubwo umuntu azajya ku cyicaro nyine gihari mu gihugu cye bakamukorera KYC. Ibi bishobora kuba ari ukugira ngo bagabanye fake account, aho usanga umuntu ashobora guhimba account kandi nyamara atari riyo miner. Ubwo nicyo kintu navuga. Bakaba baravuze bati bitewe n'agaciro iyi coin izagira, reka dukorere KYC abantu twizeye neza. Ubwo wayibonye mbere byararangiye. Ibi ntibireba umuntu wabaye verified, ariko nzi ko abenshi batari verified. Ubwo rero umuntu wari utegereje, icyo nakubwira ni iki: gerageza ubwo ayo mafaranga uyashake ku bushake bwawe. Hari ibintu byateye byo mu Rwanda ngo aba ni abatubuzi. Ibyo si byo mvuze, nta nubwo ari njyewe uyazanira. Wowe nimba ubona bitewe na coin ufite, ushobora no kuba ufite coin nkeya cyane ukanabyihorera. Nimba ufite coin ziri munsi y'100 se ubundi ubwo yego nyine ushobora kujya ugakomeza ukamayininga, ibyo nabyo birashoboka, ariko
nimba ufite coin ubona nyine zazagira umumaro, hari n'ukuntu iba iri kuri black market ugasanga iri kugura 180 gutyo, wakuba nawe ukareba ko nta gihombo kirimo binatewe n'urugendo wakora. Amakuru sindayamenya yo ku nyubako neza, ariko nuko ngo ku Muhima hari umuntu ubu mu Rwanda uri kuverifyingira abantu, ayo yo mube muyamenye. Ubwo ikindi nawe kikureba ni ukuba washaka mu mafaranga na tike nimba uzatega ukabikurikirana, ariko mbere yo gutega tegereza nzabanze nanjye making sure ndetse mvugane n'umuntu bahaverifyingiye, ariko ubwo nuko biteye, ibyo gutegereza KYC ibyo ntibizongera kubaho. Sawa rero turi kumwe, ubwo andi makuru nayo tuzajya tuyavuga. Ubwo icyo nakubwira mbese ni iki, itegure ko KYC izakorwa binyuze mu izo nzira. Ibyo kuvuga ngo yarakunaniye ngo cyangwa hari ikindi ngo urategereje warakoze, bivemo ushaka ibyo bihumbi 15, uwo muntu azabigufashamo. Kandi nanone niwumva utari interested ubyihorere ubwo account uzayihorere. Umuntu akora ibintu bitewe n'uko bimurimo cyangwa n'inyungu afitemo. Sawa, mugubwe neza.